Haleluya, haleluya. Umwami Yesu ashimwe cyane bwoko bw'Imana. Dushimiye Imana ko turi bazima kandi nta kibazo dufite. Imana ihimbazwe. Tugiye gusangira ku ijambo ry'Imana rero, reka dusenga hanyuma dutangire. Turagushimiye Mana ishobora byose, turaguhimbaje ko uri kumwe natwe, icyubahiro ni icyawe. Ndakwinginze ngo babarira buri umwe wese, maze udushyigikire ube mu ruhande rwacu, udukomeze, uduhe guhura n'ibyiza, kandi iri jambo ryawe iteka ryawe dukura nawe ritugeza mu izina rya Yesu ngusabye nizeye, amen. Tugiye gusangira ijambo turasanga mu gitabo cya Mose cya kabiri cyitwa Kuva, mu bice byaho bibiri, duhere ku murongo wa 5. Umukobwa wa Farawo amanurwa no kwiyuhagira mu ruzi, abajabe bagendagenda ku nkombe y'uruzi, abona ka kato mu rufunzo, atuma umuja we kukazana. Agapfunduye abonamo uwo mwana, umwana ararira, aramubabarira ati uyu ni umwana w'Abaheburayo. Mushiki we abaza umukobwa wa Farawo ati sinajya se kukuzanira umurera wo mu Baheburayo kazi ngo amukurerere? Umukobwa wa Farawo aramusubiza ati nuko genda umunzanire. Umukobwa aragenda ahamagara nyina w'uwo mwana. Umukobwa wa Farawo aramubwira ati jyana uyu mwana umunderere, nzaguhemba. Uwo mugore ajyana uwo mwana aramurera. Imana itugire neza kandi Imana idufashe. Bwoko bw'Imana, dusomye ijambo ryiza cyane ritubwiye ku mateka ya Mose. Uko biri kose ndabona umugambi w'Imana nta cyawucamo, kandi uko biri kose iri jambo ritweretse buryo ki umuntu ashobora kubaho mu buryo bukomeye, ariko Imana ikamurengera kandi Imana ikamwitaho. Tutavuze amateka cyane y'Abisirayeli, ukuntu bagiye muri Egiputa, hanyuma umwami Farawo wabayoboraga icyo gihe akaza gupfa, ndetse na Yosefu bagiye bakurikiyeyo akaza gupfa, hanyuma hakaza undi mwami utarigize kubamenya, yarangiza akabakoresha iby'uburetwa. Ibyo ngibyo ntabwo turi buze kubivugaho cyane, ariko hari igihe cyageze ngo Abisirayeli baza kugwira mu gihugu cya Egiputa, babamo benshi. Hanyuma umwami aravuga ati aba bantu uko byagenda kose bamaze kuba benshi, bazigaranzura ubwami bwa Egiputa, birangire bagize gute, nabo baturwanyije, ahubwo baze batuyobore. Ariko nyamara ntabwo ariko byari bimeze, ariko byari mu nzira kugira ngo Abisirayeli bazasubire mu rugo iwabo. Imana itugire neza kandi Imana idufashe. Hanyuma uyu mwami ategeka yuko abahungu bose bavutse bicwa, ariko yibagirwa ikintu kimwe. Abantu yabwiraga ngo baze kwica abahungu ni ababyaza b'Abaheburayo kazi. Hari harimo Zipora, ariko nyamara ntabwo Shifura ntabwo yagombaga kubica kubera yuko yari Umuheburayo kazi. Hanyuma rero icyo ngicyo Farawo yagize gute, yarakibagiwe. Hanyuma we yababona ntabice abahungu b'Abaheburayo kazi, cyangwa se b'Abaheburayo, abana b'Abaheburayo kazi b'abahungu bakomeza kugira gute, kugenda bagwira. Abaheburayo baragwira, Abisirayeli bakomeza kubamo benshi, abahungu babo bakomeza kubaho. Ariko nyamara Farawo aravuga ati ni ukubera iki aba bana barimo kubaho, ni ukubera iki bari kuba benshi? Hanyuma aba babyaza baramusubiza bati nuko abagore b'Abaheburayo kazi ntabwo bazi ubwenge, ntabwo barindira yuko umuganga aza kugira ngo babyare, ahubwo bo barabyifasha, umuganga ajya kwagera bamaze kuvuka. Iyo aba ari impamvu ibakiza. Ariko abo ngo Imana yabagiriye neza, Imana yabahaye iki? Umugisha. Imana ikomeze kutugira neza. Ariko nyuma arategeka, aravuga ati noneho ubwo bigenze gutyo, ahubwo abana b'abahungu n'abarimo bicwa. Ariko nyina wa Mose ngamaze kumubyara, ngabona n'umwana mwiza, amurera amezi 3, aramukunda cyane, abona n'umwana mwiza cyane rwose ufite umugisha. Uko biri kose iyo uri uw'Imana hari ikigutandukanya n'abandi. Imana itugire neza. Arangije ngamubohera akato, agashyiraho ibumba n'ubushishi kugira ngo amazi atamusangamo, agashyira hehe? Mu mazi. Urumva ubwo n'ubwenge Uwiteka yaramutoje.
ubundi hari abantu guhera kera bajyaga bayoborwa n'umwuka w'Imana. Umwuka w'Imana rero uramuyobora, utuma akora ikintu nk'icyo cy'ubutwari. Amaze kumushyira mu mazi, ngo umukobwa wa Farawo amanurwa no kujya koga mu ruzi. Arimo yoga, abaja be bagendagenda ku nkombe z'uruzi, ngabona ko kato. Amaze kukabona arababwira ati nimukanzanire ndebe ikirimo. Imana itugire neza. Ngarebye ngagapfunduye asanga harimo umwana, hanyuma uwo mwana wari urimo ngararira. Yari umuhungu, birumvikana bari barimo kumucikisha. Arangije kurira, amugirira impuhwe, yumva aramukunze cyane, aravuga ati uyu mwana rwose ngomba kumurera. Hanyuma hari ukuntu Imana ifata ibintu byayo ikabitondeka neza, ikabishyira ku murongo, paka guhera ku ntambwe ya mbere kugera ku ntambwe ya nyuma. Hanyuma Imana ikomeza kurengera Mose. Aho muri ayo mazi hashoboka kuba hari kuvamo ikintu kikamurya, byashoboka ko imvura yari kugwa hakaza imiraba, ariko ntabwo byaje, kubera yuko yari ari mu mugambi w'Imana, yari ari mu bushake bw'Imana, kandi Imana yari imwibiki. Rero icyo Imana igushakamo kiruta icyo abantu bagushakamo, icyo Imana ikubonamo kiruta icyo abantu bakubonamo. Hanyuma uwo mwami wa Egiputa we yabonaga yuko abahungu bo mu Baheburayo, bo mu Bisirayeli bagomba gupfa, ariko Imana ikabona yuko hagomba kubonekamo navuga ko ari umukiza ugomba kuzabakiza, ugomba kuzabakura muri icyo gihugu. Hanyuma Imana iramurinda, hanyuma Imana imushyiraho uburinzi, imubambaho amahema. Imana itugire neza. Hari byinshi rero bishobora kwibwira yuko byagufata bikakwica bikagukuramo ubuzima, ariko kubera yuko Imana ikubonamo umumaro ntabwo yabyemerera yuko upfa gutyo. Ni ukuri kose, ahubwo ukwiye kumvira Imana, ukwiriye kuba imbere y'Imana nawe ukayinezeza, kuko nayo iba yakurinze, yakugiriye neza. Hanyuma rero kubw'ibyo ngibyo Imana ikomeza kumurinda, ikomeza kumugira neza. Hanyuma ngo mushiki we yari hafi aho, abwira uwo mukobwa wa Farawo ati ese ntawakuzanira umurera wo mu Baheburayo kazi akamukurerera? Kuko uwo mwana birumvikana yari mutoya, yarakeneye konga. Imana yarabirebaga, ahubwo haleluya, Imana igitanga assurance cyangwa se igitanga ubwishingizi buzima. Iyo Mose nyina akomeza kumurera, byashoboka yuko bari kumuhiga, bakaba bakica nyina, bakaba bateza ibibazo, ariko kugira ngo atagira ibibazo bimubaho, Imana imutegurira inzira agomba kubaho afite assurance, afite ubwishingizi. Imana itugire neza. Abaho afite ubwishingizi bw'uko atagomba gupfa, nawe ugomba kumuhiga, ari umwana wo mu bandi. Haleluya. Uwo mukobwa wa Farawo arangije amushyiriraho ubwishingizi, abwira uwo mwana w'umukobwa ati genda umunzanire rwose. Hanyuma wa mwana rero, kuko azi ko musaza agomba kuzonka, agomba kuzabaho neza, agomba kuzagira urukundo rw'umubyeyi, agomba kuzakura nawe yararezwa n'umubyeyi. Imana itugire neza. Aragenda azana nyina, buriya bari babyumvikanyeho, azana nyina. Imana yamuhaye ubwenge bukomeye bwo kugenda akazana nyina, akaba ari we umuherezwa, hanyuma akajya kumurera. Umukobwa wa Farawo agira ngo ni izindi mpuhwe, aravuga ati genda umunderere, namara gukura rwose, namara gukura uzamunzanira, nzaguhemba. Yari yamukunze. Hanyuma umubyeyi rero akomeza kurera umwana. Nta n'umunsi n'umwe waciyemo kugira ngo Mose abe atari kumwe na nyina. Icyo ni igitangaza gikomeye. Ubundi abo bari kumujyana ibwami, bakamuha abaja b'ibwami, bari kumujyana, ariko umwana aravuga ati rwose reka nkuzanire umwe wo mu Baheburayo kazi amukurerera. Hanyuma n'umukobwa wa Farawo akimubona yaravuze ati uyu ni umwana wo mu Baheburayo. Ariko kubera urukundo rw'Imana, kubera gushaka kw'Imana, ntabwo yavuze ngo reka tumwice kuko nawe ari uwo mu Baheburayo. Kandi se yari afite ubushake, yashakaga yuko abo bana babica. Ariko uyu mukobwa yitandukanya n'imigambi ya se, yitandukanya no gushaka kwa se, ahuza no gushaka kw'Imana. Ndagira ngo nkubwire ngo Imana yayobora amarangamutima y'ibiguhiga bigahinduka ibikwitaho. Ako kantu nizere ko mukumvise neza. Ishobora guhindura umugambi w'iguhiga bigahinduka ibiki, ibikwitaho. Yahinduye umugambi w'umukobwa wa Farawo. Urumva umwana na se bagomba gushaka ibintu bimwe, ariko yahinduye umugambi we, yahinduye umutima we, hanyuma ahinduka ukwiye gufasha uwo mwana. Ndetse yaranamumenye ko ari uwo mu Baheburayo, aranavuga ati uyu ni umwana wo mu Baheburayo.
ariko ngomba kumugiriraho iki umugisha, ngomba kugira gute kumufasha, ngomba kumugira umwana wanjye. Hanyuma ngamwitaho, akomeza kumwitaho. Rero birumvikana ko nyina wa Mose ntabwo yigize yicwa n'inzara, ahubwo Imana itugire neza, Mose yahise umugisha kuri mama we, ibyo kurya bikazira ku gihe, ibyo kunywa bikaza, kuko umwana wo mu bami agomba kubaho neza, agomba kwitabwaho. Hanyuma uwo mukobwa rero nawe yagiye atanga buri kimwe cyatuma umwana akura neza. Imana itugire neza, akura neza, abaho neza, arya byiza, anywa byiza, paka akuze kugeza ubwo ajyanwe ibwami. Ariko yajyanwe ibwami yaramaze kumenya buri kimwe, yarasobanukiwe, yarabwiwe byose. Agezeyo rero urumva yabaye nk'umwana w'ibwami. Ariko ndagira ngo nkubwire uko Imana ikurikirana ibyayo. Icyo abantu bakubonamo ntabwo ari icyo Imana ikubonamo. Babonaga yuko ari uwo gupfa, babonaga yuko abanyagiputa bumvaga yuko abahungu b'Abaheburayo bagomba gupfa bagashira, ariko ntabwo bakwiye gupfira gushira, kuko Imana yabashyizemo urubuto, kuko Imana ibakunda. Ngo Imana yumvise kurira kw'Abisiraheli, yumvise kuganya kw'Abisiraheli, ngo baganyishwaga n'uburetwa, bababajwe n'uburetwa. Hari ibibazo biba ku muntu agatakira Imana, ntabwo rero Imana ininira ijwi riyitabaza, ahubwo iraryumva nayo ikamanurwa no gutabara. Haleluya! Ahubwo dutakira Imana dute, dusaba Imana dute? Ngo bagize gutaka, ngo kurazamuka kugera ku Uwiteka, nawe yururutswa no kujya gute, kubagira neza. Ariho yabaye Mose. Hanyuma Mose rero Imana itanze, ntabwo yabayeho mu buryo busanzwe, ahubwo yabayeho nk'umwana wo mu bami. Nubwo yari uwo mu Baheburayo, ariko yabayeho neza, arya byiza, anywa byiza, arara heza. Imana itugire neza, umugambi wayo urakora. Imana itugire neza, uwo babonaga nk'uwo gupfa ahinduka uwo gukira, kandi agirira neza iwabo kwa mama we. Birumvikana kuko bazanaga ibyo kurya, ntabwo byabaga ari ibyo gusa, ahubwo uwo muryango wa Mose ugomba kuba warahise ugira gute, ubaho neza. Nyuma rero mu mateka tuzi ni uko Mose ngo yaje gukiza umuheburayo cyangwa se umwisirayeli bari barimo bakubita, hanyuma akica wari urimo kumukubita, wari umunyegiputa. Bukeye ngasanga nanone Abisirayeli barimo barwana, abakijije ababwira ati kuki murwana muri bamwe, muri abo mu bwoko bumwe, muri Abaheburayo? Umwe wari urimo kurenganya mugenzi itavuga ati ninde wagwaye ubutware bwo kutugenga? Uragira ngo se utwice nk'uko wishe wa munyegiputa? Hanyuma Mose agira gute, arahunga. Farawo arabimenya, ashaka kumwica, ariko Mose arahunga, aragenda. Uko yasuhutse murabizi, akagenda akaba uragira intama za sebukwe. Hanyuma Imana ikamusanga, ikohereza marayika wayo, akagenda agatwika igihuru, ariko ntigishye ngo gikongoke. Hanyuma Mose avuze ati reka nyegere. Imana ikavugira muri icyo gihuru ikamubwira iti have wikegera hano, kuramo inkweto, kwetura inkweto zawe, kuko naho uhagaze nahera. Hanyuma ngo Mose apfuka mu maso, ikubita hasi, avuga ati ntabwo nareba Imana yanjye. Imana ikamutuma. Haleluya! Imana ikamugira neza. Mose Imana ikamusubiza mu Egiputa kujya gucyura ubwoko bwayo. Ibitangaza Imana yamukoresheje ni byinshi cyane, guhindura ingoni inzoka, n'ibitangaza byose byari muri Egiputa kugira ngo ubwoko bwayo butahe. Imana ikarinda iyobora Mose, bakagera mu butayu, ikamufasha bakambuka amazi, ndavuga inyanja itukura, bakayambuka bakagera hakurya. Imana ikomeza kubana n'Abisirayeli ku bwa Mose, igakomeza kumwumvira no kumwumva ubwo yayisabaga. Hari igihe Imana yashatse gutsemba Abisirayeli kubera kwiganyira n'ibiki byose no gutuka Imana. Hanyuma Mose abwira Imana ati Uwiteka, mbere y'uko ubatsemba ubanze ngewe unyice. Mose yari afite urukundo, Mose yari afite ishyaka mu mutima ry'uko abo yatumweho agomba kuzabasoza i Kanani amahoro. Nubwo byarangiye atagezeyo, ariko Abisirayeli bagezeyo kubw'umugisha, kubw'imbaraga, kubwo kuyoborwa na Mose. Imana ikomeze kutugira neza. Hanyuma rero Imana yakomeje kubana n'Abisirayeli. Nagira ngo nkubwire ngo
udakanzwe n'ibiguhiga, udakanzwe n'ibiguca intege. Imana ibihari kandi ibikureberera uko usenga kose, uko utabaza Imana kose. Imana ibikumva, yahagurutse umukiza wawe, yaza ikagutabara. Imana itugire neza. Ni nk'uko yumvise gutaka kwabo mu isi, hanyuma ikazana igitambo cyayo aricyo umwana w'Imana Yesu Kristo, akaza akatwitangira ibyari ibitambo byoswa byatambwaga, akabikuraho byose, tukabona umudendezo, tukabona ubushake, tukabona kuzajya dukora ibyo dushaka. Ubu dufite umudendezo n'ubushake bwo gukora ibyo dushaka, nta watubuza. Rero Yesu yakoze byose. Umuntu yakoraga icyaha akagikurirwa ari uko amanjije gutamba ibitambo, ariko ubu gusenga gusa bigukuraho ibyaha. Gusaba Imana ngo mbabarira kubera amaraso y'umwana wayo yameneye ku musaraba, ibyo ngibyo bigatuma tubabarirwa. Ubwoko bw'Imana rero, natwe ntabwo dukwiye kuninira ubuntu twagiriwe, ntabwo dukwiye kuninira ineza twagiriwe. Nubwo Abisirayeli bajyaga bageraho bakibagirwa ineza y'Imana, ariko banageragaho bakagira gute, bagatabaza Imana kuko ibibazo bibaye byinshi. Rero ubwoko bw'Imana, nubwo ibibazo byaba byinshi, komeza utakambira Uwiteka, komeza usenge, komeza uganyira Imana. Nta wundi wakumva amaganya yawe, nta wundi wari kumva kuganya kw'Abisirayeli, ahubwo Uwiteka Imana yaremye isi n'ijuru. Imana yari yarabohereje muri Egiputa, niyo yongeye kumva kuganya kwabo ibakurayo. Natwe rero nta wakumva gutaka kwacu. Hari igihe ibibazo tujya tugira atari uko ushobora kuba wabitewe nuko wanzwe, oya, kuko na Yobu ntabwo ibibazo bitewe nuko yanzwe, hoya, ahubwo Satani yari yamusabye kuko yamubonaga akabona yuko akiranuka, aravuga ati yabura ate gukiranuka kandi umuhaza ibyiza, reka nkore kubye. Hanyuma Imana imwemerera gukora ku bya Yobu, Satani aragenda arabitwara. Ariko nagira ngo ubwire ngo n'ubundi Imana yakomeje kumurengera, na nyuma Imana imugira neza, imusubiza ubutunzi bwe, imusubiza abana be, imugirira neza cyane. Rero wikiganyira ibibazo ushobora kubibamo kubera ko Uwiteka yemeye kubibamo, ariko ni nawe wabigukuramo. Imana itugire neza. Ntabwo amaganya yose, ntabwo ibibazo byose wahura nabyo ari uko ari ibibazo watewe, oya, cyangwa se witeye, cyangwa ari ugukiranirwa, cyangwa se ari imbaraga z'ibyaha, oya, ahubwo hari igihe n'Uwiteka yakemera ko biza bigakomanga bikakugeraho. Hanyuma ugomba rero gukomera ugasenga muri ibyo bihe. Ntabwo Yobu yitakanye Imana, ahubwo yarasenze. Abisirayeli nubwo bageze mu buretwa bikabakomerera, baganyira Uwiteka. Nawe rero ukwiye kuganyira Uwiteka. Niba uzi mu bitabo by'abacamanza, abacamanza b'Isirayeli bajyaga bagira abacamanza nyuma yuko batakiye Imana, nyuma yuko ibibazo bibarembeje bagatakira Imana. Rero nawe ibibazo nibikurembya jya utakira Imana, kandi ibyo bibazo babaga babitejwe n'Uwiteka, kubera yuko bajyaga bahaga bakarengwa bakava ku Mana, yarangiza ikemera ko ibibazo bibageraho. Rero Imana yakemera ko ibibazo bikugeraho atari uko warenzwe, atari uko wagize gute, ahubwo ari uko ibyo ugomba kubicamo kugira ngo nawe urebwe nimba uri kuri karite nzima, ufite ubushobozi bwo gukomeza gutumbera Uwiteka, uri mu bibazo, uri no mu munezero. Igihe ubigezemo rero wicika intege, komeza wizere, ukomeze ukomere ku Uwiteka, wiringira Imana yaguhamagaye, wiringira Imana, uyibwire uti Uwiteka, nubwo ndi mu bibazo, nubwo byagenda gute, nzi ko Mwami Imana izantabara. Haleluya. Uvuga uti Uwiteka ari mu ruhande rwanjye, intsinzi iri mu biganza byanjye. Nubwo ibibazo byanesha uyu munsi, ejo nzatsinda kuko mfite Umwami. Nubwo inzara uyu munsi yanyica, ejo nzarya. Iyo Abisirayeli manu nanjye yangaburira. Imana itugire neza, kuko uko yari iri kera na n'uyu munsi ni kwiri, nta gacu ko guhinduka. Aleluya. Habe namba kayigaragaraho. Imana ntabwo ihinduka, uko yari iri kera n'uyu munsi ni kwiri. Imana ikomeze kutugira neza kandi Imana ibaha umugisha. Reka dusenga kubw'ijambo ry'Imana twumvise. Imana ikomeze kutugira neza. Turagushimiye Mana, urakoze cyane kubw'ijambo ryawe. Tumenye yuko umugambi wawe nta cyawutangira, kandi icyo tubonamo ntabwo ari cy'abantu batubonamo, ahubwo tubonamo abazaragwa, utubonamo abanyabugingo, nubwo abandi batubona nk'abo gupfa. Icyubahiro ni icyawe.
tubabarire rero, uduhe umwuka wera, utugenere byiza yo kudufasha muri bino bihe, kugira ngo tubashe gukiranuka uko ubishaka, kugira ngo tubashe gukora umurimo wawe nk'uko ubidushakaho. Utugire neza, ni mu izina rya Yesu mbigusabye, amen, amen.